Yesu yubahwe ibihe byose, Imana ihabwe icyubahiro. Shalom ahantu uri, shalom mu bugingo bwawe, shalom mu mutima wawe, shalom shalom, ndagushuhuje igihugu cyose uherereyemo, shalom. Dusome kuva 14 turava ku murongo wa 13 tugere ku wa 15. Haravuga ngo Mose asubiza abantu ati, mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Amen, haleluya. Ye. Bonjour y'uyu munsi ni witinya. Witinya, komeza urugendo. Witinya, komeza kwizera. Witinya, komeza usenge. Witinya, fungura umunwa usenge. Uwiteka ari bukurwanirire. Witinya, komeza kwizera. Witinya. Abanyegiputa wabonye ntago uzongera kubabona. Hari ibintu Imana yanze. Hari ibintu Yesu yavuze ngo nose ase kubizera. Imana ihagurutse kurwana, kandi ihagurutse kurwana muri domene zose. Yes, Mose asubiza abantu ati, mwitinya mwihagararire. Hagarara mu kwizera, hagarara mu gusenga, hagarara ushikame. Wivuga ngo narasenze, ngo none ngo baba ibitondo byose mu maze. Reka ibyo ntibikora mu isi y'umwuka. Hakora ngo hagarara we gusa. Hagarara, ibyiringiro byawe nibyongere bihagarare, ngo murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Ahubwo ndi kukubaza, uri kureba? Amaso arafunguye. Va mu bitotsi, kanga ukurebe Uwiteka ibyo yazanye. Kanga ukurebe ubutabazi Uwiteka yazanye. Kanga ukurebe icyama, amaso agahumuka nka Gehazi nk'ingabo batewe we na Elisa. Ngo Gehazi aza yirukanka, zakubwira Elisa ati, databuja turapfuye turarimbutse. Reka. Nuko Elisa aramubwira, icyakubwira abatugose. Ngo amaso yawe agahumuka akareba ingabo twebwe dufite kuntu zingana. Reba, mumurebe agakiza Uwiteka yaje kudukiza. Natwe hari ingabo zamanutse kugira ngo zitabare mubera. Iki cyumweru ni icyumweru cy'urukundo. Tugeze ku wa 5. Urukundo rwa Yesu rukurwumva, njyewe ndarwumva. Wowe uri kurwumva, uri kurubona mu buryo bumwe n'ubundi. Ubuntu Yesu yatugiriye. Erega no kugutabarwa nyine tukubonye kubera Yesu, ko hari ibintu Imana yanze mubera. Hari ibintu byadufashe ijambo Imana yanze, nkuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka asubiza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Komeza ugende mukozi w'Imana, komeza ugende mwana w'Imana, komeza ugende mutumishi, komeza ugende nshuti y'Imana, komeza ugende wihagarara mu gusoma ijambo. We komeza urugendo, Uwiteka ari bukurwanirire muri urwo rugendo. Komeza ugende mu rugendo rw'ubuzima, komeza imishinga yawe Uwiteka ari bukurwanirire, komeza amaproje yawe Uwiteka ari buturwanirire, komeza ibyiringiro byawe Uwiteka ari buturwanirire. Ngiyo mwaramutse ni komeza wihagarara, wishidikanya, wizunguza umutwe cyangwa amarangamutima. Oya, ahubwo komeza ugende mu ijambo ry'Imana. Komeza ugende mu mashimwe, komeza ugende, komeza ushime. Haleluya. Mu guhamya, komeza uhamye insinzi n'amaraso ya Yesu Kristo twaherewe ubuntu. Haleluya. Uwiteka ari bukurwanirire. Nawe ceceka, funga umunwa wikiganyira, funga umunwa wivuza induru. Umucunguzi wawe yaje. Wivuza induru, umucunguzi wawe acariho. Wivuza induru, ceceka, turiza Imana, utegereze. Ngo Zaburi iravuga ngo umutima wanjye turiza Uwiteka. Bwira umutima wawe ngo ceceka, umutima wanjye tuza, Uwiteka aje kurwanirira. Umutima wanjye tuza, ahubwo dukomeze urugendo. Haleluya. Agakiza kaje, yaje kudukiza. Hashimwe Yesu waruduhesheje, hashimwe Kristo. Haleluya. Turagushimiye Mwami, turagushimiye iki gitondo. Uratubwiye ngo twe gutinya,
nibyo koko ibyo turi gucamo biteye ubwoba, ubirebeye mu mubiri ni ukuri, umutima wawe, ariko wowe ubiganirije umuntu yahaba, ariko wowe ibyo nibyo wahagurukiye. Watubwiye ngo twitinya, twihagararire gusa. Uyu munsi duhagaze mu gusenga, ni wa gatanu wo gusenga kuza imbere yawe. Haleluya. Kandi ikitunejeje nuko twebwe dusenga dufite igisubizo. Wazanye agakiza, waje kudukiza. Haleluya, haleluya. Natwe turahagurutse aribyo tuzanye gukunkumurira mu muriro nka Pawulo. Turahagurutse aribyo tuje kukubwira aho twari tugize ubwoba, aho byari biducanze, aho umusozi wari ubaye muremure, aho ubutayu n'izuba byari bibaye byinshi. Twaje mwami, turahagaze imbere y'inyanja. Abisirayeli bari bageze imbere y'inyanja bibayobeye, ariko barataka. Haleluya. Uwiteka we uburane n'ibyatuburanyaga, nonaha enda ingabo nini ntoya hagurukira kudutabara. hari aho twe twirwaniriye ntibyakuna, hari aho twagerageje ntibyakuna, ariko wowe wiyiziye mu gakiza ngo udukize, wiyiziye. Haleluya. Kugira ngo turwanirire uyu munsi, n'uyu munsi sejo, n'uyu munsi ubu buntu budukoreye mwami. Haleluya. Kandi ikinejeje nuko waje kubirangiza. Abanyegiputa twabonye ntituzongera kubabona. Hari abanyegiputa abantu, hari abanyegiputa bihe, hari abanyegiputa mwami Yesu mu isi y'umwuka, hari abanyegiputa mu rugendo rwacu rw'agakiza, hari abanyegiputa mu rugendo rw'ubuzima. Aho hose turwanirira inkundura, aho hose papa turwanirire, ntihagire n'umwe usigara. Haleluya. Kubyo bikoreye Abisiraheli nguragenda. Haleluya. Amagare yabo uyafata mpiri, fata mpiri byari bitwirukankanye, fata mpiri byari biri kudukururukaho, fata mpiri byari bidukurikiye, fata mpiri amaboko yarashatse kudusumira atariyo, fata mpiri mu izina rya Yesu. Ibyari biturumye ku maboko, fata mpiri ibyari byicaye mu buzima bwacu tutagomba kwicaramo, fata mpiri byari bidukerereje, fata mpiri byari bituzonze, fata mpiri mu kirere cyacu, fata mpiri wahagurukije marayika Mikayeli atabara Danieli. Yesu. Maze marayika Gabriel amugezaho ibisubizo bye. Natwe uko niko turi imbere yawe. Icyo dusaba ni ukwihagarara tukicecekera, ducecekeye mu gusenga, ducecekeye mu kwizera, ducecekeye mu guhamya, ducecekeye mu ndirimbo n'amashimwe. Aho niho ducecekeye tukurindiriye mwami Uwiteka. Turakomeje urugendo, dukomeje urugendo rw'ubuzima, dukomeje urugendo rw'agakiza. Haleluya. Dukomeje kukwizera, byiringiro byacu tubirundumuriye muri wowe. Haleluya. Ni wowe Mana, ni wowe Mana. Ayiwe, ni wowe Mana. Buri munyegiputa wese wari udukurikiye agwe mu nyanja, abari buyigwamo, inyanja baducukuriye abari bo bazigwamo, inyanja zari zihagaze imbere yacu abari bo bazigwamo, inyanja zari dusumiye ziri gusuma mu matwi yacu bari bo bazigwamo. Nk'uko byagenze ku Bisiraheli, abanyegiputa nabo bagerageza guca muri ya nzira, ngo maze amazi araterana, ngo bose barokera mu nyanja. Uhagira ibirokera mu nyanja uyu munsi, byari bidukoraniyeho, birokere mu nyanja mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana kuturwanirira, urakoze Kristo mwiza. Hari ibyo urimbuye ku buzima bwacu, ugaha umugisha amaboko yacu, ukatugirira neza, ukaba udutabaye, ukaba udukijije aba banyegiputa. Ubuntu turabwakiriye, bwandikwa ku mazina yacu ku buzima bwacu. Igitondo uganze mwami, uyu munsi turambitse mu biganza byawe. Amaraso ya Yesu aduherekeze mu izina rya Yesu. Aka gakiza tugafatanije n'uyu munsi, bubikore buri saha. Yenda udukiza, yenda utugirira neza. Umve gusenga kwabera uyu munsi, buri wese uko ahagarara imbere yawe, buri wese uko ari bwisengera, umunsi wo kwisengera. Wumve gusenga no kuniha, wumve gutabaza, wumve buri muntu wese mu izina rya Yesu uhagarara imbere yawe. Haleluya. Urakoze mwami, singizwa. Amen. Shalom. Umunsi mwiza. Ihagararire gusa, wicecekere, ukomeze ugende. Uwiteka wari bukurwanirire. Haleluya. Shalom.